uyu munsi turi mu kagari ka Byahi mu mudugudu wa Buhuru ahakunze kwitwa mu Kibaya. Hanyuma rero nk'uko muza mutwunganira tubafasha kugurisha bazana imari ya danje n'inyuti ya danje ubyumve neza. Muri aka kagari iyi nzu niyo iri kugurishwa amafaranga make cyane, kuko iyi nzu ifite ibyumba hafi 7 ikagira dushe na toilette 3. Reka tubanze tubereka neighborhood uko niteye. Murabibona uyu mudugudu uratuwe, koko ni mu mugi, koko ni Yerusalemu nk'uko dukunze kuhita, mu kibaya cyiza cyane. Aha hantu turahagurisha ku mafaranga turaza kubabwira. Ukigera hano uhita ubona imbuga nini cyane yakwakira imodoka zitari hasi y'eshanu, kuko ni imbuga ngari kandi ikibanza kiri mu buso bugera kuri 500. Ni ukuvuga ko iki kibanza ni kinini cyane, kandi murabona ko inzu bayiteretsemo neza, bagasiga space washyiramo jaride ndetse na parikingi nziza. Iyi nzu ifite ibyumba 4, ifite ibyumba 7 na salo ndetse na salamanje, ikagira bathroom 3 mu nzu. Karakaza umureba ni toilette yo hanze kandi ifite fosse ndende ku buryo itapfa kuzura vuba. Iyi nzu iri muri aka kagari ka Byahi turayigurisha amafaranga $53,000 z'amanyarwanda. Ashobora kugaragaramo ibiganiro cyangwa bikabura bitewe n'ukuntu waje. Ni ukuvuga ko uje mbere wakwishyura ayo mafaranga, uje nyuma yashobora no kurega. Bino mu ba mbere uhaha ahantu. Ikindi twasobanura kuri iyi nzu n'imbere hose, twegere imbere tubereke ibindi bintu mutari mwabonye. Ifite amakaro meza amwe atanyerera y'amakaro asanzwe. Ikindi iyi nzu ifite plafo yayo ni langete hose mu nzu. Ifite salo nini ntabwo twabashije kugeramo, ifite salo nini ikagira salamanje byose ndetse n'ibyumba biragutse cyane. Murabona iyo uri kuri iyi nzu ugatera amaso imbere yayo uhita uhabona pariseri nini. Hano hafi hari pariseri tugurisha tudashatse gusobanura. Pariseri nazo zifite ubuso bugera muri 500 kandi ku giciro cyiza. Dukomeza kuri iyi nzu uyiguze ushobora kuyivugururaho utuntu dukeya cyane. Ushobora gushyira amapave muri iki kibuga ndetse ugatunganya na jaride, igipangu ukagitera amarangi, naha ukahashyira turinda abasazi maze ukabaho neza. Inzu nk'iyi muri uyu mujyi aha turi ikodeshwa amafaranga atari hasi $300 kugera kuri 400. Murumva rero ni investment nziza ku buryo uhashoye nta gihombo cyaba kirimo. Muduhamagare kuri 078-387-8555. Ni Gisenyi Komisiyoneri ufatanye na Marshal Real Estate. Indi nimero wahamagara ku buntu ni 60-70. Iyi nimero ifitwe na Marshal, bahita bakuhereza ibintu bigezweho bigurishwa cyane, haba muri uyu mujyi wa Gisenyi ndetse no mu nkengero zawo turahari ubwanyu. Jya ku mbuga zose za Marshal kuri subscribe ndetse na follow. Jya ku mbuga zose za Gisenyi Komisiyoneri kuri follow na subscribe. Turabakunda cyane, tubifuriza gutsinda. Reka mbabwira akabanga, nta muntu wifuriza abantu ibintu byiza uretse twe duhuza abandi. Tubifuriza gutunga amafaranga, kuko mutayafite natwe ntayo twagira, kandi ubwo bufatanye tuzagera kure. Ibihe byiza, turabakunda.